Ni mu ma saa moya z'umugoroba, mama wa Amina na Flora yicaye muri salo ari gusoma Bibiliya. Amina rero na Flora bava mu cyumba cyabo, Amina akingirije Flora, bishatse kuvuga ko rwose Flora we aba ashaka kwigendera ariko ntihagire umuntu n'umwe umubona. Bagera rero ku muryango maze Amina agahita yereka sinye Flora zimwereka ati ihute sohoka genda. Flora rero ahita asohoka yihuta akigendera, maze mama we wicaye muri salo atanahindukiye ajya kumva umubavu wa Flora uramuhumuriye, ahita ahamagara ati Flora banza nzanire bike ubone kuza kwicara hano. Amina rero ahita amwitaba ati ma nta Flora uri hano ni njyewe mpari. Mama wabo ati ariko njyewe numvise umubavu we. Amina ati ubwo se urumva ari iyihe mpamvu yatuma Flora yitera umubavu w'aya masaha? Ati buriya ni uwa kare uba wagumye mu nzu. Mama we ahita amubwira ati nta kibazo ubwo genda wowe uyinzanire. Amina ati nta kibazo, ati ahubwo ndumva nshaka no gufatanya nawe kwiga Bibiliya. Mama we ati ndumva noneho ntazi ko byagenze uyu munsi, ati rwose niba ubishaka nta kibazo uze dufatanye. Flora rero we amara gusohoka agahita asanga sheri we aramutegereje mu modoka, ahita amusuhuza ati sheri, ati sinakurambiye se, ati ntabwo wantegereje cyane ukambura. Sheri we ati oya rwose mukunzi nta kibazo, kuri wowe burya nanategereza igihe cyose gishoboka, ntabwo rero narambirwa kugutegereza. Flora ahita abwira sheri we ati nizere ko rero ufite ibyangombwa byose, ubwo reka tugende. Hashyira rero umwanya maze iwabo wa Flora bakajya ku meza. Papa wabo abwira murumuna wa Flora ati none se kuje wenyine mukuru wawe ari he? Amina ati yambwiye ko adashaka kurya ari mu cyumba cye. Papa ati genda umuhamagare, ntabwo rwose yarara nta kintu afashe cyo kurya. Amina rero asubirayo ariko rwose ababizi neza ko ajyanywe n'ubusa, kubera ko ababizi ko mukuru we atariho ari. Aragenda akikomangishwa ku rugi ari nako amuhamagara, akavuga ati none ubu ngubu ko ndaje papa mubeshye guki, ko mbizi neza ko atari hano ndamubwira ko bigenze bite? Amina rero aragaruka akabwira papa we ati Flora ambwiye ko atameze neza, ngo ntabwo yashobora kurya akeneye kuruhuka. Papa we ati ndavuze ngo genda umuhamagare kandi aze. Amina ati ariko ni ukuri nagerageje. Papa we agahita avugira mu ijwi ryo hejuru ati ndavuze ngo genda kandi ugaruke umuzanye. Amina ahita asubirayo n'ubundi atazi icyo gukora. Amina rero noneho agera imbere y'icyumba cya Flora maze agahita amuhamagara kuri telefone akamubwira ati Flora ati byakomeye, papa aragushaka kandi ambwiye ko ntasubira muri salo ntakujyanye, ubu se koko ndabigenza nte? Flora ati nibwo nkigera hano, nibwo tukigera aho twasohokeye, turacyari kunywa rwose akarabure ka mbere, urumva rero ntabwo nahita mpaguruka ngo ntahe. Ati ariko nanone ntugire ikibazo, reka nze nshake igisubizo, humura rwose ndaje mbikemure. Ava kuri telefone rero maze agahita ahamagara papa we ati papa ati ntabwo meze neza. Papa we ati ndagutumaho ngo umanuke ukampamagara kuri telefone. Flora atumva nyine papa nyine nagiye mu kwezi kwanjye kandi yari umunsi wa mbere ndababara cyane mu nda, ati ndumva ntameze neza habe namba, ati rero ntabwo nashobora rwose kubyuka ndashaka kuguma mu buriri. Papa ati mwana wanjye umbabarire ntabwo nari nzi ko uko byagenze, ati nta kintu se ukeneye ngo tukiguhe? Flora ati hoya, ati ntacyo nkeneye, ati ahubwo ngiye kumva umuziki maze nsinzire, ati nta kibazo biraza kugenda neza. Papa ati ngaho ruhuka neza. Ava kuri telefone mama ati none se atakubwiye ngo iki? Papa wa Flora ati ambwiye ko nyine yagiye mu kwezi, ati mpita numva ko rwose ugatameze neza. Mama atumva niba ari uko bimeze rwose mwihorere, kuko yari umunsi wa mbere aba afite imishiha, aba ameze nabi rwose, aba atishimye habe namba, mureke aruhuke ubwo mbise byumva noneho neza.
ubwo baba bari kuvuga ibyo ngibyo Amina akaba aragarutse, papa we ahita amubwira ati yicarire noneho wirire, dore mukuru wawe wambwiye ko ari ikibazo rwose yagize cyo kuba yagiye mu kwezi. Murumuna we ati nashatse kubikubwira ariko numvaga utari bubyumve. Bahita bamubwira rero bati ngaho noneho rwose uryoherwe, agahita yishima cyane ko baba bakomeje kumutuma inshuro nyinshi. Papa ati kandi umbabarire ko nagiye nkomeza kuguhagurutsa ndi kuguca peti. Amina ati nta kibazo rwose papa, ati nta kibazo, ati ahubwo mwese muryoherwe. Ku rundi ruhande rero Flora ava kuri telefone agasanga sheri we ari kumureba adahumbya, ahita amubaza ati sheri, ati ko undeba cyane, ati ntabwo wibuka ko ufite ikirahure imbere yawe uri kunywa? Sheri we ati ariko njye ntabwo nkunda ikirahure cyanjye, ni wowe nkunda, ati niyo mpamvu rero ndi kukureba. Flora ati urankunda cyane? Sheri we ati n'umuntu utareba uzi ko ibyo bintu yabibona. Flora rero ahita aseka ati nanjye ndagukunda cyane rwose kandi nifuza kuba uwawe ibihe byose. Sheri rero wa Flora ahita amukurura akamwegereza maze akamera nk'umuhobereye, akamubwira ati ndagukunda rwose kandi turajyanye, ujya ubibona nawe ko tuberanye? Flora ati cyane rwose, kapo yacu mbamo ijyanye cyane. Flora na sheri we rero bamara gufata ibyo kunywa bamaze no gusangira maze bagataha. Bagera mu nzira rero bagasanga polisi irahahagaze bari kugenda basaba ibyangombwa. Umupolisikazi rero ahita ababwira ati nimuhagarare. Barahagarara maze bagahita batangira kumusuhuza bati ofisiye umeze neza? Nawe ati yego meze neza, ati ndashaka ibyangombwa byanyu. Sheri wa Flora ati birumvikana nyine umunsi uba wabaye muremure ubu rwose wananiwe, akira nkugurira amazi yo kunywa. Abivuga ari kumuhereza amafaranga, maze uyu mupolisikazi ati nta soni, ati uri kumpa ruswa, ndakaka ibyangombwa ukampa ruswa. Sheri wa Flora ahita yongera agakora mu modoka n'ubundi akongera akakurura andi mafaranga akongeraho, ati yenda aya ntabwo yari ahagije ariko reka nyongere rwose ube wagura icupa ry'amazi. Uyu mupolisikazi noneho arushaho kurakara ati ni mwebwe mugenda mudusebya ngo turya ruswa, ngo twarananiranye, ngo dukora nabi, ati nta soni, ati ntabwo ngewe ibyo bajya babinzanaho, ati ndashaka ibyangombwa byanyu kandi vuba vuba. Flora abona umupolisi atangiye kurakara cyane, ati sheri, ati ariko se wowe waretse ibyo ngibyo, watanze ibyangombwa ko bifite, bari byumuha rwose batureke twigendere. Sheri we ati ntabwo reka mbifite hano. Flora ahita atangira noneho gukanura amaso. Umupolisi kazi ahita arakara maze agahita abwira shefu wabo uwo ari hafi aho ati uyu musore yanze kuduha ibyangombwa. Ahita ababwira ati nibave mu modoka tugomba kubajyana kuri sitasiyo ya polisi. Babasaba rero gushyira imodoka ku ruhande maze bakabajyana kuri sitasiyo ya polisi. Uyu musore rero noneho ahita abura ikintu akora. Flora we umutima uba wamuvuyemo, atari ko se sheri kuki uri kunkora ibi bintu koko, kubera icyo uri kwanga ko kubaha ibyangombwa byawe ngo batureke twigendere. Amina we rero aba yategereje Flora yamubuze, atangira kugira stress, ati none ubu ababyeyi ndababwira ngo iki, ati yambwiye ngo nyuma y'isaha n'igice araba agarutse, none ndebera koko amasaha 3 yose arashize, ubu se byagenze bite? Ahita afata telefone akamuhamagara. Flora ahita amwitaba rero baba bicaye muri sitasiyo ya polisi. Maze Flora agahita amubwira tumva mfite ibibazo ntabwo ushobora kubyumva, uzi yuko ubu ngubu ndi kuri polisi, ati gusa nta kintu nakoze ariko nanone ntabwo rwose byoroshye, ati sheri wanjye imodoka yari atwaye nta byangombwa byayo yari afite, ati ubu rero badufashe. Amina ati none se mbibwire papa? Flora aturamenye, ati ntugire ikintu na kimwe umubwira, ndiyaranja uko bishoboka kose iki kibazo ndakivanamo ariko ntubivuge. Amina ati sawa ngaho gerageza, gusa Imana imbabarire bikemuke vuba. Flora ava kuri telefone agahita abaza sheri we ati ariko se ubundi sheri utambeshye ubundi bimeze bite?
sheri we turabona ibyangombwa nyine by'iyi modoka, ni mushuti wanjye wari ubifite. Flora ati nimuhamagara bizane. Sheri we ati ntabwo byashoboka iri joro, yazagera hano mu gitondo naho iri joro byo rwose ntabwo yahagera. Flora ati noneho rwose urashaka ko nicwa n'umutima? Ubwo aba ari kurira cyane ahamagara uyu mupolisikazi we wabafashe ati wambabariye kuko ukanyumva ngataha. Sheri rero wa Flora ahita ahamagara uyu mupolisikazi atumva ati mbabarira nguha amafaranga menshi ariko mureke uyu mukobwa yitahire. Uyu mupolisikazi ati ariko se ubundi wowe ubundi ufite ikihe kibazo? Kubera iki wahereye kare ukomeza kuduha ruswa kandi twakubwiye ko idakora, uracyari no kuyiduha uri muri sitasiyo ya polisi? Ati mbabarira rwose ndabaha amafaranga yose mushaka ariko mumureke. Bati nta namwe turi bwemere, ntabwo rwose biri bushoboke. Amina rero wakomeza ategereje Flora ariko agaheba, ahagarara mu irido akajya arunguruka areba hanze. Mama we rero amuca agiye kuryama maze akamubaza ati ko ndeba se ureba uri kureba iki? Amina ati narebaga ko rwose amadirishya n'inzugi byose bifunze neza. Mama we atusanze bifunze se? Amina ati cyane byose nabifunze. Mama we ati rero nujya kuryama wibuke uzimye amatara. Amina ati nta kibazo rwose kandi murare neza. Ubwo abagize Imana abonye ko ababyeyi bagiye kuryama. Flora rero we rwose nta mutekano na muke yaba afite, gusa n'ubundi birangira babuze icyo gukora. Baraharara rero maze bwacya bagahamagara papa wa Flora, aza kumutwara rero kuri polisi maze akamubaza ati ubundi byagenze bite? Ni gute utari uri mu rugo muri ariya masaha y'ijoro? Flora amwereka nyine uyu musore baba bari kumwe ati n'uyu twari twajyanye, maze akamusobanurira uko byagenze byose. Bahita rero babarekura bose ariko papa wa Flora akabwira uyu musore ati sinzongere kukubona mu maso yanjye wirirwa wiruka inyuma y'umukobwa wanjye. Nta soni uri kumwigisha ubujura, urabona ukuntu umujyana ijoro nkaho ari umujura koko? Flora rero asaba imbabazi papa we kuko rwose nta yandi mahitamo aba afite, aramwinginga ngo amubabarire ariko papa akamubwira ati sinzi ko nahita nkubabarira kano kanya kuko rwose urantengushye. Urabizi umuryango wacu urawuzi, none urifata ukajya kudusebya koko? Ati ntabwo rwose ari uko nabareze, abana banjye si uko bateye. Flora ati ndakwinginze rwose papa mbabarira, ntabwo ibi bintu bizongera ukundi. Nyuma y'iminsi mike rero Angele aza gusura Flora. Angele ni umusore w'inshuti ya Flora bisanzwe, bariganye rero kuva mu mashuri abanza kugeza basoje kaminuza. Uyu musore rero ni inshuti ye kandi n'iwabo rwose bamufata nk'aho ari umwana wabo, ni nk'aho iwabo wa Flora baba bafata uyu musore nk'aho ari musaza w'aba bakobwa. Aza rero kumureba ati hari hashize igihe tutabonana, ati kandi ndifuza rwose kuzabasohokana. Flora ati burase hari ikibazo nko kuwa kabiri turamutse dusohokanye? Murumuna we ati ariko uribuka ko njye icyo gihe nzaba nagiye kwiga? Angela ati harya ufite imyaka ingahe? Murumuna wa Flora ati mfite imyaka 17. Flora ati nyine yaracyari umwana mutoya, ati ni ukumubona gusa mu gihagararo. Angela ati niko bimeze, ati nta kibazo rero reka dushyire ku munsi mwese muzaba mwabonetse. Flora ati nta kibazo. Umunsi rero yagombaga gusohokana na Angele uragera maze Flora akambara agasohoka. Aba rero ari ku muhanda imbere y'iwabo ategereje taxi, maze wa musheri we akaba aratambutse ahita ahagarara maze akaza akamusuhuza akabwira Flora ati ko nsigaye guhamagara ntumwitabe bimeze bite? Flora ati nakubwiye ko ntagikeneye kukuvugisha, ntabwo rwose nshaka ko twongera kuvugana, ndifuza ko ibyanjye nawe byarangira. Sheri we ariko ndagukunda urabizi. Flora ati
urankunda ukaba warandaje muri polisi? Sheri we ati mbabarira nyine ibyo se ntibyarangiye. Flora ati umbeshya ngo ufite ibyangombwa ngo iyi modoka ni iyawe kandi atari iyawe? Sheri we ati oya, ati ni ukuri ni iyanjye, ati ahubwo ni uko nyikoresha nka tagisi. Flora ati umva kandi uracyakomeza kumbeshya, wambwiye ko ukorera muri kampani ya logistique none birangiye uhindutse umushoferi wa tagisi. Ati ariko narumiwe ni ukuri urabeshya bikabije. Sheri we ati nyine urumva se ubundi byose bitenda gusa, ati byose birajyanye, ati mbabarira rwose Sheri ndakwinginze. Maze Flora wakundaga uyu musore cyane ahita amubwira ati nta kibazo, ati ubwo busobanuro bwawe nabwumvise kandi nakubabariye. Uyu musore ahita ahobera Flora ati urakoze cyane. Flora ati have wimpobera cyane, ubu uzi ko umuntu uri mu nzu iwacu yakubona, ati hano ni hafi yacu cyane. Sheri we ahita amubaza ati none se ubundi wari ugiye hehe? Flora ati urumva hari umushuti nyine wa famiye twari tugiye gusohokana, ati ubwo rero niwe nari ngiye kureba, ati nari mpagaze aha kugira ngo ntage tagisi, ati ariko ubwo iyanjye yaje nyine ngaho uhita untwara uhangeze. Sheri we ati nta kibazo reka mpakugeze, ati iyi ngiyi se yo ko ari ubuntu, ati ntabwo ikwishyuza nta kibazo. Flora ati ndabizi nyine, ati iyo ibinyishyuza ntabwo mba nigiyemo. Flora na Angele bava gusangira rero ko kunywa, maze Angele agasaba Flora ko banyurana mu rugo. Flora rero arabyemera maze akajya kureba rwose aho Angele aba atuye. Ageraho akinjira ati wow, ati mbega inzu nziza, ati uba ahantu heza cyane, ati urugo rwawe ruraryoshye cyane, urabona ukuntu rwose hanatatse neza, imitako ihari iraryoshye cyane. Maze Angele ati rero iyi ngiyi rwose ntabwo mpafata nk'urugo, ati mbona ari inzu gusa, ati kubera ko kugira ngo bibe urugo birasaba ko ngomba kuba mfite umugore, ati hagomba kuba hatahamo rwose umuntu w'igitsina gore nibwo hakwitwa urugo, naho ubu ngubu rwose ni inzu. Ati rero iyi mitako ubona hano yose kuri njye ifite igisobanuro cy'amahoro. Flora abaza Angele ati none se ibi bintu byose ni wowe uba wabyidekoreye? Angele ati cyane ni njyewe mbyikorera kuko mbikora rwose uko numva byaba bindyoheye. Angele ahita abwira Flora ati ariko urabizi ko rwose nakubwiye ko hari ikintu nkeneye kukubwira kandi turi twenyine twicaye dutuje. Flora ati nta kibazo wambwira ngo uteze amatwi, ati uzi ko kandi nari ntangiye kubyibagirwa n'ukuntu naje aribyo binteye amatsiko kumva ikintu wanshakiraga. Angele ati urabona ndagukunda kandi kuva kera, ati kuva tukiri abana nakwiyumvagamo, ati rero tumaze kuba inshuti byo rwose byagiye bikunyegereza kurenzaho, ati ndagukunda cyane rero nifuzaga ko rwose waba kopine wanjye, ndashaka ko wambera umusheri ukambera umukunzi. Flora rero ahita abwira Angele ati ni ukuri ntibigutangaze ko natunguwe, ntabwo rwose ntunguwe kuba ubimbwiye, ati gusa nyine uri umuhungu mwiza cyane, uri umuhanga, uzi ubwenge rwose, uritonda, ati mbese uri byose, ati ntabeshye nta defo n'imwe ufite. Ati ndibuka ukuntu kera wajyaga umfasha tukiri mu ishuri, urabizi ukuntu ari we wakundaga kumfasha mu masomo yakundaga kunanira. Ahita rero Flora ahita yibutsa Angele ukuntu kera basoza kaminuza bari bicaye mu rugo iwabo wa Flora. Flora ari kubwira Angele ati ariko kubera iki Imana itampaye umutwe wawe ngo ubwenge bwawe mbugire, ati tekereza ko buri gihe ari wowe uba uri kunkopeza, ati tekereza nk'ubu ngubu nk'iyo utankopeza muri mate nari kubona zeru nyazeru neza neza. Baba bari kuvuga ibyo rero bari kuganira, maze papa wa Flora akaba araje ahita ahobera cyane Angele ati muhungu wanjye waje, ati barabimbwiye ko muri promosiyo yanyu ari we wasohotse uri uwa mbere, ati uri umuhanga cyane, ati mba numva ndi fiyeri yawe, ati nizere ko na papa wawe ariko bimeze. Angele ati murakoze rwose papa, nuko nyine nawe yamwitaga papa we. Papa rero wa Flora icyo gihe yahise abaza Angele ati none se harakurikiraho iki?
ugiye kujya muri masters cyangwa hari ibindi uteganya? Angela yahise amubwira ati hoya, ubu ngubu imbaraga nyinshi ngiye kuzishyira muri business ya papa wanjye, ibya masters ndaba mbitekereza nyuma. Papa we ahita amubwira ati ndakwishimira cyane rwose muhungu wanjye. Amara rero kugenda maze Flora agahita abwira Angele ati uzi ukuntu buriya papa wanjye yari ari gutekereza ngo kubera iki uyu mukobwa wanjye adafite ubwenge nk'ubwa Angele. Angele ahita afata umusego akawukubita Flora ati ariko nawe uzi ko rwose uba uri gukabya. Ati hoya nawe ubwenge urabuzi. Maze Flora agahita atangira gufata ku mutwe wa Angele amubwira ati reka mfate ku bwenge bwawe nanjye nshyire mu mutwe wanjye rwose ndebe ko hari icyo namenya. Ibyo rero nibyo Flora aba yari ari kwibutsa Angele byo mu buzima rwose babanyemo, by'ukuntu Angele yagiye afasha Flora mu bintu byinshi mu masomo. Flora yahita akomeza amubwira ati rwose Angele urabizi uri inshuti yanjye ya cyane, turaziranye bihagije, ariko rwose ntabwo byashoboka ko naba sheri wawe kubera yuko turaziranye kuva kera, rero ngufata nka musaza wanjye, ntabwo rwose byashoboka ko nabasha kugufata mu bundi buryo, sinakwiyumvamo rwose mu buryo bwo kuba sheri wanjye kubera ko nahereye kera numva umeze nka musaza wanjye, ntabwo rwose nakugirira santima mu bundi buryo. Angele rero ahita areba Flora maze rwose ukabona arababaye mu maso, haba hajemo agahinda k'iyihoya baba bamubwiye. Angela ataha yababaye cyane agahita ahamagara inshuti ye ngo aze kumureba. Uyu musore aza kureba Angele maze bakaganira. Angela ati umva uzi yuko neza Flora yankatiye, yambwiye ngo rwose ntabwo yambonamo umusore w'inzozi ze ngo kubera ko ambonamo ahubwo nka musaza we. Ati byambabaje ntakubeshye, ntabwo rwose numvaga ibyo bintu bishoboka. Uyu musore w'inshuti yahita amubwira ati mwihorere n'ubundi ntabwo arenze, nta nubwo n'ubundi ari umukobwa wagira umugore wawe, njye ntabwo mba mbona arenze. Angela ati ceceka byihorere, ntabwo uzi uburyo nkunda muri uriya mukobwa, aritonda kandi njyewe yaranyuze mu mutima kuva kera, uriya mukobwa mukunda imyaka myinshi cyane ku buryo rero aka kanya atari bwo wambwira ko namureka ngo byemere. Ati ahubwo ndibaza ukuntu rwose atanyiyumvamo habe na gake, ndi kwibaza ukuntu naba naramukunze iyi myaka yose we ntagire ikintu na kimwe yumva. Nyuma y'iminsi mike rero Flora ajya kumva atangiye kuzana utuntu tw'uduseseme. Agira ubwoba rero kuko aba azi ko rwose hari akantu aba yarakoze na wa musheri we. Ahita rero agenda akagura agatesite maze akipima agasanga rwose biri pozitife. Ahamagara rero murumuna we ati ngwino noneho nkubwire ishyano riraguye. Bicara mu cyumba maze Flora agahita abwira Amina atumva ati noneho neza ijuru ryangwiriye. Amina ati none se bimeze gute kandi habaye iki? Ati ndi mu bibazo bikomeye. Ati akirirebere, amuhereza ka gatesite maze Amina akareba ati karabaye. Ati uratwite se? Flora ati cyane. Amina ati inda yande? Flora ati nyine ya sheri wanjye. Amina ati ntumbwire uriya mutipe n'ibibazo byose yakunyujijemo none birangiye anaguteye inda koko, ubu sura bigenze ute, wigeze ubimubwira? Flora ati hoya ntabwo ntabimubwira. Ati rero ufata telefone umuhamagare kano kanya. Atangira gufata telefone, mama wabo agahita yinjira avuga ati numvise muvuga rwose ibintu byo gutwita, ninde utwite muri mwebwe? Aba bana baba banatinya mama wabo kuko abakubita byo. Ahita abaza Amina ati Amina ninde utwite muri mwebwe? Ndabyumvise mubyivugira neza. Ahita aratangira gushaka gukubita Amina maze Amina ati mama rwose ntabwo ari njyewe ni Flora niwe utwite. Ahita yisohokera yiruka. Mama we ati Flora uratwite? Flora ati oya ntabwo ntwite barabeshyera. Mama we agahita yurira igitanda ashaka kumukubita. Flora rero arahunga ariko mama we akamubwira atumva nutambwiza ukuri ndagukubita kandi urabizi nta mikino njya ngira. Flora rero ahita amubwira ati yego rwose mama ndatwite.
Mama we atarumva irindi jambo rikurikira ahita amukurubana amumanura ku gitanda ati ngwino jya imbere. Aba ari kumushyira papa we rero uba wicaye muri salo kugira ngo ajye kwisobanura neza. Mama Flora rero amugeza muri salo amukurubana agahita amubwira ati bwira papa wawe ibyo wakoze. Papa ati habaye iki se kandi? Flora wakoze iki kandi nanone? Wongeye gukora yahe makosa ahubwo? Flora akajya avuga ati ariko mama nko kumwinginga nyine ati waretse simbivuge, waretse kubibwira papa. Mama wa Flora rero ahita abwira papa we ati umukobwa wawe aratwite. Papa we ati ngo agize ate? Ati Flora ngo ugize ute? Flora ati ndatwite. Papa ati iyo nda ni iyande? Flora ati ni iya wa musheri wanjye. Papa ati wa musore wakuraje muri polisi? Ntabwo nari nakubwiye se ko mutagomba kuzongera kubonana? Ntumbwire ko kiriya kirara cy'umuhungu aricyo cyaguteye inda, mbega agahinda ngize. Ati ihute vuba genda umunzanire hano ndamushaka kandi byihutirwa. Flora rero ahita yiruka cyane maze akajya kureba uyu musheri baba bamutumye, agera ku rugi rwe maze agakomanga. Arakomanga ariko akabura umuntu umufungurira. Telefone aba yihamagara nticemo, arakomeza agakomanga ariko akabura umuntu. Umuturanyi rero araza agahita amubwira ati urashaka se wa musore w'aho ngaha? Ati umusore w'aho ntabwo rwose ahari, birashoboka ko ashobora kuba yagiye mu kindi gihugu. Flora ati oya ntabwo byashoboka. Ati kandi twaraye tuvuganye ku mugoroba, ati na mu gitondo cya kare twavuganye. Uyu muturanyi ahita amubwira ati birashoboka rwose ko mu gitondo mwavuganye ari nko ku kibuga cy'indege kuko saa 12 yari agiye. Flora ati we ntabwo bishoboka, ubu se ni gute twavuganye kuko ntagire ikintu na kimwe ambwira? Ubu byaba byagenze bite? Uyu muturanyi aramubwira ati nanjye ntabwo mbizi. Ati none se hari ikibazo waba ufite? Flora ati none se wambwira azagaruka nka ryari niba waba ubizi? Uyu muturanyi aramubwira ati ibyo byose ntabwo azagaruka kubera ko ibintu bye byose yabigurishije. Iyo nzu rwose ubu iri gushaka umupangayi wo kuyikodesha, nta muntu uyirimo kandi nawe ntabwo azayigarukamo. Flora ubu umaze guta umutwe ati none se waba uzi n'igihugu yagiyemo? Undi ati ntabwo mbizi ariko rwose ntabwo ari hafi aha ngaha. Flora ahita yicara kuri esikariye maze akarira, ararira koko noneho aba ataye umutwe. Aba yibaza noneho ukuntu ari bunabwire papa we ko rwose wa muhungu koko ari umwesikoro yamubeshye ibintu byose. Aba yibaza ukuntu ari bumusobanurire bikamuyobera. Aricara rero akarira ariko n'ubundi nta yandi mahitamo aba afite uretse ayo gutaha akavuga ko yamubuze. Ku rundi ruhande ariko Angel we abona yaramaze kubura Flora maze agatangira kwigeragereza urundi rukundo. Atangira rero kwiteretera undi mukobwa ngo arebe ko noneho byo byacamo. Flora rero aba ari mu nzira ataha maze agahita abona message aba ayandikiwe na wa musore nyine bakundanaga. Aba ari kumubwira ati sheri rero umu nageze i Burayi, gusa nyine ntabwo nzi igihe nzagarukira, ariko ndagira ngo ngushimire ku bihe byiza twagiranye. Ndashaka kugushimira rwose kubera ibihe byose twamaranye. Ati warakoze cyane. Ubwo kandi message nyine iba ari iyo ngiyo biba birangiye. Flora arataha rero agahita yereka message Amina ati ndebera nawe igisubizo cy'ibibazo byanjye ni iki ngiki mbashije kubona. Tekereza ko ari iyi message yonyine uriya musore yanyandikiye. Ati gusa ndarangiye noneho ntabwo rwose nzi ikintu nakora, ndi gutekereza aho nakura igisubizo ariko nkumva ntaho nzi. Ndabona noneho rwose ubuzima bundangiranye. Murumuna we ati hoya ntabwo ubuzima burangiye, ibyo ari byose turaza kubona icyo gukora. Kuba uriya musore adahari ntabwo bivuga ko ugomba kwiyahura cyangwa se kwikorera ibindi bintu bibi. Oya, ubuzima burakomeza. Flora rero
ajya kubwira papa we ko byagenze, aramubwira ati nasanze rwose wa musore yaragiye. Papa ati akagenda atanagusezeye? Ati narabikubwiye, uriya musore rwose nta kigenda, kandi ikindi yabonye ntazamwemerera kugushaka, niyo mpamvu yaguteye inda. Flora ati papa rwose ntabwo twari twabipanze, ni ibintu byatunguranye. Papa ati wakoreshejwe n'imyuka mibi, ni gute rwose wemeye ko imyuka mibi igukoresha ibyo bintu byose? Ati ntakubeshye kubera ukuntu wansebeje, njyewe rwose ntabwo nzatuma utwitira muri runo rugo, ntabwo byashoboka. Cyakoze nguhaye kugeza uku kwezi kurangira, ubwo uzashaka aho ujya, ntabwo waguma hano. Ikindi kandi uzamenye ko rwose ntakiri papa wawe, ujye umfata nk'umwanzi wawe, ntabwo njye ndi papa wawe. Ahita yigendera rero papa we, agasiga uyu mukobwa ari kurira. Uyu mukobwa ahita abwira mama we ati mama wambabariye koko ukamfasha? Mama we ati ubu ngubu uzi igisebo ugiye kuduteza? Tekereza abantu bose nibamara kumenya uko utwite, ukuntu rwose tuzambara igisebo. Ati ibyo bintu se wigeze ubitekereza mbere y'uko ukora iryo shyano? Ati ntakubeshye rero nanjye rwose ntabwo nkeneye no kukubona mu maso yanjye. Ahita yihagurukira, maze yamara guhaguruka ati kandi ikindi kintu cya nyuma nagira ngo nkubwire, ntuzongere kumpamagara mama kuko ubu ngubu ntabwo ndi mama wawe. Flora ahita ata umutwe agasigara muri salo yigaragura mu ntebe arira cyane. Flora ahamagara murumuna we maze bagatangira koherereza amamesaje wa musheri we ngo barebe ko nibura yasubiza, gusa nta n'imwe aba agisubiza. Telefone barahamagara igasona ariko nta kuyitaba. Flora ahita abwira Amina ati ntakubeshye ndumva ngiye kwiyahura, ataho kugira ngo nkomeze kubana n'iki gisebo nakwiyahura, kuko ubuzima n'ubundi nzabasha kububamo. Amina rero ahita asanga mama we muri salo akamubwira ati ma atuzi yuko Flora yavuze ngo yahitamo kwiyahura aho kugira ngo abane na kiriya gisebo. Mama we atanakebutse ahita abwira Amina ati genda umubwire abikore, ati byaba byiza rwose kurusha, ati nta nubwo nkeneye gukomeza kumva amafuti ye, nagende yiyahure, ibyo rwose byanezeza kurenzaho. Amina ahita yumirwa ukuntu mama we nta mpuhwe na nkeya agifitiye Flora. Umunsi wakurikiye rero Amina ajya guhaha muri supermarket, maze yaba ari gusohoka agahita ahura na Angele, aramusuhuza maze agahita amubaza ati Amina ubu se wari ugiye hehe? Amina ati nyine nari mvuye guhaha ariko nari ngiye guhita njya mu rugo. Angele ati nanjye nari ndi kujya mu cyerekezo cy'iwanyu, reka mfate utuntu dukeya muri supermarket ubundi nze ngutware, nta kibazo nguhe lift nkugezeyo. Amina rero ahita amubwira ati urakoze cyane. Angele ahita ahaha vuba maze agahita aha lift Amina. Angele rero agera iwabo wa Amina agahita abwira Amina ati genda umpamagarire Flora, ndashaka rwose kumusuhuza. aba yicaye muri salo, Flora akahamusanga, baricara rero maze Flora akabaza Angele ati wifuzaga kumbwira iki? Angela ati Amina yambwiye ko rwose utwite. Flora ati umunwa w'uriya mukobwa nawe ndawurambiwe, ati ntazi gufunga umunwa habe na gato, ibintu byose arabivuga. Angela ati ariko nta kibazo njye kubimbwira, njye ntabwo ndi umuntu uwo ari we wese kuko njyewe ndi inshuti yawe, niyo mpamvu yabimbwiye. Flora ati hoya rwose birambangamiye kuba ari kugenda abivuga ahantu hose. Angela ahita amubwira ati rero ikintu nagira ngo nkubwire, gabanya rwose kwiheba no kwigunga, ntabwo ari wowe mukobwa wa mbere cyangwa uwa nyuma utwite nta mugabo afite atarakora ubukwe, ntabwo rwose ari wowe wa nyuma bibayeho, ibyo bintu ni ibisanzwe cyane. Maze Flora ati icecekere ntabwo bizi, ati uzi ukuntu papa wanjye yambwiye. Angela ati ndabizi kuko nabyo Amina yabimbwiye, ariko nanone gerageza kwiyakira maze witegure rwose ibizakurikiraho.
Flora ati nta bizakurikiraho kuko ubu buzima sinabasha kububamo, ati iki gisebo ntabwo nabasha kukibana, ati noneho tekereza ko papa wanjye wambyaye yifasha akambwira ngo nifatanyije ngo n'abadayimoni ngo kugira ngo tumusenye, ati uratekereza iryo jambo ryavuye mu kanwa k'umubyeyi, ati noneho numvise nihebye ntabwo ushobora kubyumva, ati numvise niyanze. Angeleta amubaza ati ubundi se wabibwiye papa w'umwana mbere y'uko agenda? Flora ati rwose sinigeze mbona uko ndimubwira, igihe nagiye kubimubwira nasanze yigendeye, ubwo rero rwose nta kintu abiziho. Angela ati ntabwo byoroshye. Flora ati uzi yuko ndi gutekereza ukuntu abantu bose nibamara kumenya ko ntwite ukuntu izina rya papa rizahita ryangirika, ati kandi na mama yambwiye ko rwose atagikeneye kwitwa mama wanjye kubera ukuntu namusebeje, ati ntakubeshye koko nanjye ndi kumva ndi igisebo mu muryango wacu. Angela ati mbabara wivuga ibyo bintu, uracyari wa Flora kandi rwose ntabwo uri igisebo ku bantu habe na buhoro, ati byakubayeho byaba no ku wundi muntu uwo ari we wese. Angela rero arataha maze akarara adasinziriye, aba ari gutekereza cyane kuri Flora, aba ari kuvuga ati ndumva rwose ntabona ibitotsi, ndababaye kubera ukuntu Flora adatuje, gusa nanone sinatuma anyura mu mubabaro ungana kuriya, byanze bikunze ngomba gushaka icyo gukora kugira ngo mufashe kubinyuramo kandi neza. Angela rero nyuma y'amasaha menshi cyane ari gutekereza afata umwanzuro wo gusubira kureba Flora, aragenda akajya iwabo maze akabwira umukozi we ati ndashaka Flora, aragenda akamumuhamagarira. Flora araza agahita abwira Angela ati Angela rwose kubera icyo uje ntabwo ndi muri mode yo kuganira, ndumva nta magambo yo kuvuga mfite. Angela ati ndabizi cyane, atumva rero ikintu nari nje kukubwira, ati ntiwambwiye ko utabasha kubaho muri ubwo buzima bwo kuba rwose uri igisebo cya famiye, ati noneho emera umbere umugore, reka dukore ubukwe njye nawe, maze we kubera famiye yawe igisebo, kubera ko urabona umuryango wawe urazwi cyane, ubwo rero nubyara rwose nta muntu n'umwe utazabimenya, kandi urumva nyine bizaba byo rwose ari ibibazo birumvikana. Emera rero umbere umugore dukora ubukwe, njyewe nzaba papa w'umwana wawe, ikindi kandi kuba uwo mwana atari uwanjye bizaba bizwi na famiye yawe, nanjye gusa nta wundi muntu wo hanze uzabimenya. Flora ati urumva rwose ibintu uri kumbwira, ati kubera iki se wankorera ibyo bintu byose? Angela ati urumva nyine njye ndagukunda cyane kandi urabizi, rero sinifuza ko rwose wahura n'ibibazo. Flora amara kumva ibi maze agahita avuga ati reka nigendera ahubwo ndumva ibintu uri kuvuga ntabizi. Angela ahita yongera akamwicaza ati hoya ntega amatwi wumve, nta kibazo rwose kibirimo, wowe mera dukora ubukwe, nzaba papa w'umwana wawe, maze ibyo bibazo byose bizaba bikemutse, nta muntu n'umwe uzamenya ko uwo mwana adafite papa we, kandi nanone nzaba mpari ku bwawe. Flora rero abyemerera Angela ahita ataha yishimye, maze agahamagara wa mushuti we akamubwira atumva atuzi ko se mfite ubukwe vuba aha. Mushuti we ati ugiye gukora ubukwe se na wa mukobwa mumaze iminsi muteretana ko ari vuba cyane, waba se kandi warafashe icyemezo ntubimbwire? Angela ati ntabwo ari ibyo ahubwo uratungurwa, ati ngiye gukora ubukwe na Flora. Uyu musore araseka akikumbagaza ati ariko ujya urota ukanuye, atuzi ko neza urota wicaye, ati ubwo se uragira ngo wumve icyo mvuga? Angela ati ni ibya nyabyo reka kubiseka, tugiye gukora ubukwe, namusabye ko twakora ubukwe arabyemera, ati ubu rero rwose ubukwe buri vuba cyane hashoboka. Uyu musore ahita abwira Angela atumva nari nanze ko nzanira icyo kunywa ariko kinzanire, n'ubundi ndumva narangije gusinda kandi nta kintu ndanywa, kinzanire yenda nibwo ndi butekereze neza.
Ntibitinda rero Angel na Flora babwira iki gitekerezo umuryango rwose ukacyumva, cyane cyane ko Angel baba basanzwe bamufata n'ubundi nk'umuntu wo mu muryango, baba bumva rero umwana wabo agiye mu maboko meza. Umunsi nyirizina rero uragera, ubukwe bukaba. Angel na Flora barataha, bagera rero mu rugo, wa mushuti wa Angel aba yamuherekeje, maze bagahita bajya kunywa agacupa ko kwinegura. Bicara muri salo bari kuganira, maze umushuti wa Angel akamubaza ati kubera iki se madame wawe we atari kuza ngo tuganire? Angel ati mubabarire arananiwe cyane, ati nyine ati aratwite. Umushuti we ahita amukubita mu kiganza ati ubundi wowe uri umuntu w'umugabo, ati noneho ubu ndi kubyumva neza impamvu atari kuza hano, ati gusa ndakwemeye rwose burya uri umugabo cyane. Angel ati umenye ko ari wowe uzakurikira kuri liste, ati ni wowe ugomba gukurikira nawe ukaba umuntu w'umugabo ugafata responsabilité. Umushuti we ahita amubwira ati birumvikana rwose ngomba gukurikira byanze bikunze. Angel rero ahita abwira umushuti we atumva ati ngiye kureba rero madamu wanjye, urabizi nyine nakoze ubukwe ngomba kumwitaho by'umwihariko, windangaza ntabwo tugifite stati zimwe. Umushuti we ahita aseka ati genda rwose umuhe keya. Angel rero yinjira mu cyumba agahita atangira kubwira Flora ati madamu wanjye uyu munsi uri kwitwa madame Angel, ati biraryoshye, ati ukumva ukuntu bivugitse neza. Flora ati cyane rwose. Angel ati kutishimye, ati ko mbona rwose utanezerewe? Flora ati ndanezerewe, ahari sinzi impamvu utari kubimbonaho. Angel ati nyine mushuti wanjye avuye hano, namubwiye ko tunategereje umubebe, yabyishimiye cyane. Flora ati wabikoze koko niko wamubwiye? Angel ati cyane. Flora ati man, ati uri umusore mwiza cyane, ati sinibaza impamvu ntabashije kugukunda n'ukuntu rwose uri umwana mwiza, ati gusa urakoze kubera ko nkuye mu kimwaro, ntakubeshye ntabwo rwose nzi ukuntu nari kubaho iyo ntakugira. Angel ati ndagukunda cyane, ntabwo natuma hari ikintu kibi kikubaho. Hashira iminsi rero, maze Flora aba ari mu gikoni ari guteka. Angel amusangayo ariko akaba ahagaze atavuga, aramwitegereza. Hashira umwanya akikoroza kugira ngo Flora amenye ko Angel ahari. Angel ahita ahindukira ati wari uri kundeba? Angel ati cyane, ati ndi kwitegereza ukuntu mfite umugore mwiza. Flora ati umaze igihe kingana iki aho? Undi ati ni nk'umunota umwe wonyine, ntabwo ari igihe kirekire. Angel ati ndabona dukwiriye rwose gushaka umuntu uzajya udufasha akazi ko mu rugo. Flora ati kubera iki se? Angel ati nyine urananiwe, urabona byagutera stress kandi bikayitera n'umubebe, simbishaka rero. Flora ati nta kibazo rwose, meze neza kandi ndakomeye. Angel ati none se nagufasha? Nta bufasha ukeneye mu gikoni? Flora ati hoya, ati gusa ugumye aho ngaho nyine ugakomeza kunganiriza nabikunda cyane kubera ko nabyo birakenewe. Angel ati ibyo nshoboye byitwa ibyo. Hashira iminsi rero, maze Amina akaza gusura Flora, aba akigera muri salo, maze Angel agatangira guhamagara Flora ati sheri, ati umva, ati fora umuntu uri hano. Flora ati ninde? Angel ati ni Amina yaje kugusura, ngwino umurebe. Flora rero aba ari kumanuka kuri esikariye, maze agahita anyerera akikubita hasi kandi akagwa nabi cyane, agwa agaramye akagusha umugongo. Angel ahita yiruka maze akamuterura, bagahita bamujyana kwa muganga, gusa rwose biba bikomeye. Bagerayo rero bakamara iminota myinshi nta muntu urababwira icyaba uko byagenze, gusa Angel aba afite stress, ari kujya azenguruka ahantu hose. Umunasi aramubwira ati ihangane humura nta kintu ari bube, reka bamwiteho biraza kugenda neza ntugire ikibazo. Amina rero nawe afata telefone agahamagara mama we, akamubwira ati mama rwose ubu turi kwa muganga, Flora yaguye kandi yaguye nabi cyane.
ubwo rero turi kwa muganga tumaze iminota 30 yose nta muntu uratubwira ni uko byagenze, gusa bari kumwitaho turategereje. Bibaye byiza rero wabanguka ukadusangayo nawe ukareba uko ameze. Muganga rero araza maze Angela agahita amubaza ati muga ati bimeze bite? Muganga ati nta kibazo ameze neza, aturetse uburibwa gusa afite kandi nabwo ejo buzaba bwashize. Angela ati urabizi neza ko ameze neza? Muganga ati nyine hari ikibazo kimwe, umubebe we rwose twarangije kumubura yamutakaje. Angele ndetse na Amina bahita binjira mu cyumba bihuta maze bakajya kureba Flora. Flora aba akanuye gusa ariko atavuga ijambo na rimwe. Bamusaba kwihangana ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe abasubiza. Baricara rero bagakomeza kumureba kubera ukuntu rwose aba yababaye cyane. Mu kanya gato mama wa Flora na papa we nabo baba baje, baragerageza rwose bakamukaruma bakamwihanganisha ariko mu by'ukuri nta kintu aba yumva, nta kintu aba avuga, aba yacecetse gusa. Amara rero iminsi 2 gusa mu bitaro ubundi agataha. Angele aramutahana maze agatangira kumwitaho kugira ngo akire, gusa ntabwo rwose Flora aba akiri wa wundi, aba yarahindutse cyane, ntaba akishima, ntaba agiseka. Ni nk'aho atekereza ko impamvu yari imubesheje kwa Angele irangiye. Abasigaye abwira nabi cyane Angele ndetse akiyahuza inzoga kenshi kugira ngo ahari ashire agahinda cyangwa se abashe gusinzira. Angele rero nawe bari mu gahinda gakomeye, mushuti araza kumusura akamubwira ati ndakwihanganishije ni ukuri komera ntabwo byoroshye. Angele ati nyine turakomeye nta kundi, turizera Imana kandi twizeye ko izaduha undi mwana mu minsi mike. Mushuti bati madamu wawe se wari kubifata ate? Angele ati nyine afite agahinda rwose atabasha gukontorora ariko bizagenda bikira buhoro buhoro. Birumvikana nyine biracyari bibisi, ubu rwose ntabwo byahita birangira. Nyuma y'iminsi mike rero Flora asanga Angele muri salo akamubwira ati sheri ati nifuzaga rwose ko tuganira, ati nkurikije uko ibintu bimeze ndetse n'icyatumye njye nawe dukora ubukwe ndabona byaba ari byiza turamutse dutandukanye. Angele ahita ahaguruka ati uvuze ngo iki? Ati ndakwinginze ibintu uvuze ntuzongere kubivuga n'umunsi n'umwe. Flora ati ariko njye ndumva aribyo ni ukuri byaba bikwiye, ati nshyize muri logique ndumva ibyo bintu byaba bikwiye ko dutandukana kuko nta mpamvu igitumye tubana. Angele ati ndakubwiye ngo ibyo bintu ntuzongere kubivuga muri iyi nzu n'umunsi wa rimwe, ntuzongere kuvuga ijambo ryitwa gutandukana. Ahita rero amusiga muri salo agahita yigira mu cyumba, ntabwo aba agikeneye gukomeza kumva amagambo asa nk'ayo. Angele rero ibintu byose bitangira kumucanga, ku kazi bikanga, ntabwo rwose aba akibasha kuba concentré, akazi kaba gatangiye kumunanira, ibibazo biba bitangiye kumwica mu mutwe abajagaraye birenze. Ahamagara rero papa wa Flora akamubwira ati rwose uri papa wacu twembi, ndifuza rero ko twaganira kuko mfite ikibazo mu rugo rwanjye kandi gikomeye. Papa wa Flora aramubwira tuzaze mu rugo tuvugane. Angele ajyayo maze Angele akamubwira ati rero rwose papa mfite ikibazo gikomeye, Flora arashaka ko dutandukana. Papa ati kubera iki se kandi? Angele ati urumva yambwiye ko rwose njye nawe tudashobora kuryamana, yambwiye ko ntamukurura, ntabwo anyiyumvamo muri ubwo buryo. Atekereza ko kuva twabana uretse kuba naramuhaye bizi yo kwitama ntabwo yatuma mukoraho. Ati rero ubu noneho yambwiye ko rwose akeneye ko dutandukana. Papa ati kandi se ibyo byatangiye ryari? Ati kuva akuyemo yanda yahise nyine atangira guhinduka, atangira kumbwira ko tugomba gutandukana. Papa wa Flora ati nyuma y'ibintu byose wamukoreye kuko nicyo agiye kukwitura. Ati gusa iyo ni imyuka mibi rwose igikomeje kumukurikirana. Ati ariko
nzamuvugisha kandi nanone ndaza no gusenga cyane, ibyo bintu bigomba kuzakemuka. Papa wa Flora ubusanzwe rero anasenga cyane ahita abwira uyu musore ati pfuka dusenge, tugomba gutsinda iyi myuka mibi iri kuyobora uyu mwana wanjye. Bahita rero basenga maze Angela akamubwira ati papa rwose urakoze cyane kundema agatima no kumbwira ko ndi inyuma ugiye kumuvugisha ku bwanjye. Papa ati humura ibi byose bizakemuka, ndabyizeye kandi Imana izabidufashamo. Angela rero amara gutaha maze papa wa Flora agahamagara mama we. Mama we rero araza bakicarana muri salo maze papa wa Flora akamubwira ati umwana wacu rwose ntabwo ahinduka, noneho ibyo ari gukora byo ni ibitangaza. Mama we ati byagenze bite? Papa wa Flora ati tekereza ko ngo ashaka gutandukana na Angela. Mama we ati ibyo ntabwo byashoboka. Ati none se Angela yaba yamukubise? Papa wa Flora ati nyine nimuhura uzabimubaze. Ati ariko nkurikije uko nzi uriya musore ntabwo yabikora, nkurikije n'ibyo yansobanuriye ntabwo rwose uriya musore yabikora, agira umutima mwiza, ni umusore, ni umugabo mwiza, ntabwo yakora ibyo bintu. Ati gusa umukobwa wawe naramuka atandukanye n'uriya musore azamenye ko atazanyinjirira mu rugo, ntabwo ashobora rwose kuhakoza ibirenge. Ahita rero atangira gufata Bibiliya ati Mana ndakwinginze mfasha iki kibazo gikemuke rwose, kuko umwana wanjye ndabona ananiye neza neza. Angela rero waragera mu rugo agasanga Flora yasinze, yanyweye igicupa cyose cy'inzoga, aba yasinze ku buryo atabasha no guhaguruka, aba ari kwisetsa wenyine yigaragura hasi kandi ariko akigotomera kuko aba ari kunywesha n'igicupa. Angela abagitunguka ati Mana nyagasani noneho ibi ni ibiki? Ati sheri, ati ni gute wanyweye inzoga zingana gutya? Ni gute wasinze koko? Ibi bintu kubera icyo uri kubikora? Kuki uri kwangiza umubiri wawe? Ubwo Flora aba bari kwisekera ati sheri rwose ntabwo nasinze, ati meze neza cyane nta kibazo na kimwe mfite. Angela ahita yiruka amwegera agahita amwambura igicupa, niko Flora aba arwana avuga ati nsubiza inzoga yanjye, ariko Angela akayishyira kure maze agatangira kumuhagurutsa ati ngwino mujyane mu cyumba uruhuke. Aramuterura rero maze ubwo Flora aba agenda amubwira ati ndumva umutwe uri kwizunguza, ati ariko uko byagenda kose ati uri mwiza, ati mbega ukuntu uri ikibogari, ati uri umuhungu mwiza. Ubwo aba ari kumukora ku matama ari nako ari kujya amwegera akamusoma. Angela rero aba ari kumwigezaho intoki kuko rwose aba abibona ko uyu mukobwa atari we uri kubikora, ari inzoga ziri kubimukoresha. Aramujyana rero akamushyira ku buriri akamuryamisha ati ryama neza. Uyu mukobwa ahita amubwira atumva boga, ati uri mwiza, ati Angela tuzi ko ntari nzi ko uri bogari bigeze aha, tumva rero nkubwire, ati ndagushaka cyane rwose, ati ndumva nifuza ko dukora urukundo, ati gira hino nkorere urukundo kuko ndagukeneye. Ubwo abamukurubana. Angela rero wakundaga uyu mukobwa bikabije ntabwo rwose ari kubasha kubyihanganira, ubwo nyine byarangiye koko bakoze urukundo. Gusa Flora yabyutse mu gitondo nta kintu na kimwe yibuka, ati ndumva umutwe uri kwizunguza. Angela ati erega nimugoroba wari wasinze wanyweye inzoga nyinshi. Angela rero yagiye kumubwira ko banararanye kandi bakoze na gahunda, maze abona uyu mukobwa nta gitekerezo na kimwe afite ahita amwihorera, cyane cyane ko n'ubundi uyu mukobwa yakomezaga abwira Angela ati mva, ati nizere ko rwose nimugoroba utigeze ugerageza kunyegera kuko urabizi ko n'ubundi rwose ntabwo mba nkwifuza, sinjya numva unkurura. Angela yumvise ibi maze ahita yigendera, yumvaga atari bubashe kubibwira uyu mukobwa ibyabaye, ahita yicecekera. Flora akomeza kugenda yitwara nabi, aba yifuza rwose gutandukana na Angela. Umunsi umwe rero Angela aba ari ku kazi, ari muri biro ari kumwe n'inshuti ye bari kuvugana iby'akazi, ajya kubona akabona Flora arinjiye afite envelope mu ntoki. Angela ahita amubwira ati sheri, ati ko utari wambwiye ko uri buze kundeba ku kazi? Aba abivuga aseka amwishimiye cyane rwose, ati gusa nanone tambuka wicare sheri, ati igihe cyose wazira urabizi ahantu ndi hose uhora ufite karibu. Flora ahita amubwira ati oya ntabwo ndi bwicare, gusa hari ikintu nari nkuzaniye. Angela ati ni igiki? Flora
ati ni impapuro nyine zo gutandukana, ati ni impapuro za divorce, uze kuzisinya rero maze nimugoroba nutaha uzinzanire. Angela ahita aceceka nta jambo na rimwe yongera kuvuga. Flora ajugunya iyo baruwa ku meza maze agahita yisohokera. Mushuti we ahita ayifata akayifungura agasanga koko ni impapuro za divorce zirimo. Ahita abwira Angela ati ibi bintu se birashoboka? Ati ibi bintu ntabwo bishoboka. Ati gute se byaba? Angela we araceceka nta jambo na rimwe yongera kuvuga. Ku mugoroba rero arataha maze agasanga Flora yicaye muri salo. Flora ahita amubaza ati za mpapuro se wazisinye? Angela ati hoya. Flora ati ziri he se ngo uzisinyire hano? Angela ati nazicagaguye nzijugunya muri puberi ubu niho nzisize. Flora ati ntumbwire ibyo bintu. Ati ngiye rwose ndashaka ko dutandukana, nta mpamvu n'imwe yatuma dukomeza kubana. Angela ati ntabwo rero bishoboka, njye ndagukunda kandi ndacyagukunda, ahubwo sinumva impamvu twatandukana. Kubera iki se ubundi twatandukana njye nawe? Ntabwo bishoboka kandi rwose byibagirwe, nta n'umwanya mfite wo kubivugaho, reka nigire kwiruhukira. Flora asigara yitonganya rero atari kuyu ubundi aranshakaho iki, kubera icyo atareka ngo ntandukane nawe. Flora rero ahita asanga Angela mu cyumba akamubwira atumva rero nkubwire, ubishaka utabishaka ejo mu gitondo rwose nzava mu rugo rwawe nzigendera, ubwo nta kazi kawe niba udashaka ko dutandukana. Angela aramwihorera akigira nkaho ntacyo yumvise. Mu gitondo rero koko Flora arabyuka akazinga amavarize ye neza maze akayitereka muri salo. Angela ava mu cyumba yagera muri salo agasanga amavarize abiri arateretse. Ahita abona rero Flora azanye isakoshi ye rwose yanambaye neza, ahita amubaza ati sheri ugiye hehe? Flora ati sinakubwiye se ko ngomba kugenda? Ati rwose inzu yawe nyivuyemo. Angela ati wambabariye wowe ukagira Imana we. Ati narasenze narakwinginze, ni iki ntakoze basi ngo ngikore ko numva ntashaka kugenda rwose? Wambabariye ukanyumva, nkora iki? Ntabwo nzi icyo gutekereza, sinzi icyo gukora, ndumva ntangiye gusara kandi mpagaze, ubu koko ndabigenza nte? Sinkeneye kugenda, sinshaka kuva muri uru rugo. Angela rero abakivuga ibyo ngibyo yarakaye nawe rwose ubona adashaka ko uyu mukobwa agenda. Flora rero ahita afatwa no kuzungera maze agahita yikubita hasi akamera nk'umuntu uguye muri koma. Angela arakebuka agasanga uyu mukobwa abaye nk'upfuye, amufata ukuboko agasanga kuragwa, yakwegura ijosi akabona reka da, ahita amuterura agashyira mu modoka maze akamujyana kwa muganga. Flora rero akanguka ari kwa muganga ariko n'ubundi akangukana umushiha. Angela ahita amubaza ati sheri aturiyumva ute? Flora ati njye ubaza uko niyumva se? Baba bakiri muri ibyo muganga akaba arinjiye agahita abwira Flora atumva rero nkubwire, ugomba kwiyitaho kandi by'umwihariko cyane cyane muri kino gihe utwite, urumva ko ugomba kwiyitaho ukita no ku mwana utwite. Flora ahita amubwira ati cecetse gakeya, uvuze ngo gutwita? Ati ninde utwite hano? Muganga ati ni wowe. Ati uratwite? Flora ati ibi bitaro se ni iby'abasazi cyangwa ni iby'abantu bazima? Ngewe natwita nte ko nta mugabo n'umwe twigeze duhura kuva rwose natwita inda ya mbere yavuyemo, nta mugabo n'umwe turahura, none urumva natwita nte? Ahubwo ndabona wagira ngo ntabwo muri bazima. Angela rero ahita abwira muganga ati muga, ati mwihorere nyine ubwo araza gutuza, ibyo ari byo byose mureke abanze yiyakire. Muganga rero abwira Flora atumva ati rega ntabwo turi abasazi, ati ibizami byose twakoze icyo gutwita rwose cyagaragaje ko utwite. Ati uratwite kandi nibyo, kandi utwite inda y'ibyumweru nka 3. Muganga rero ahita ababwira ati reka mbabwire babakorere fagitire. Agahita yongera akabwira Flora ati wiyiteho wowe cyane rwose. Aragenda rero maze Flora agahita avuga ati abantu baha ubanza rwose barota, ati icyo nzi cyo bashobora kuba bampinduriye ibizami. Ati
ati gute se natwita kandi nta muntu duherutse gukora urukundo? Angela ahita amubwira ati yego wararukoze. Flora ati nande? Angela ati nanjye. Flora ati yego ndabyumva, ubwo ari wowe nyine komeza urote, ndabizi n'ubundi uri mu nzozi, komeza wowe urote nta kibazo. Angela ati ntabwo ndota, ibintu ndi kukubwira nibyo, njye nawe twakoze urukundo. Flora ati ryari rero? Angela turibuka igihe nazaga ngasanga wasinze uri muri salo, naraguteruye maze nkujyana mu cyumba, twagezeyo rero urankurura, ni uwo munsi twakoze urukundo. Flora ati uravuze ngo waprofise nasinze maze umfata ku ngufu? Angela ati hoya rwose ntabwo nagufashe ku ngufu, nawe warabishakaga, ni nawe wabinyisabiye, ntabwo rwose nigeze ngufata ku ngufu. Flora ati ceceka nabyumvise, ati nyine wacunze inzoga zanyishe umfata ku ngufu. Ahita ahaguruka maze akagenda yiruka. Angela amwiruka inyuma ati ntiwongere kumvugisha wowe, sinshaka kukubona, sinshaka no kukumva uvuga, ati umusore mubi gusa wamfashe ku ngufu. Angela na Flora bagera mu rugo maze Flora hagati ajya mu cyumba, Angela nawe yicara muri salo, buri wese akigunga ukwe, buri wese aba afite ibibazo bye. Flora ajya mu cyumba maze asukurira akivayo. Angela rero amusangayo ati sheri ihangane, abakivuga ibyo, maze Flora agahita ahaguruka akamuhondagura, amukubita inshyi, amukubita ibintu byose, ati nta kuntu wankora ibyo ngibyo. Ahita atangira guterura amacupa y'amaparufe n'ay'amavuta aba ateretse ku kameza aho ngaho, byose agatangira kubimukubitagura. Aramusunika rero akamusohora mu cyumba ati mva imbere, maze agahita yongera agafunga icyumba akagisigaramo n'ubundi arira cyane. Flora ahamagara mama we maze akabimubwira, mama we ahita aza kumureba, baricara rero bakaganira, maze mama we akabwira Flora ati mwana wanjye ibyo uvuga byose ndakumva, niba rwose uvuga ko udakunda uyu musore ndabyumva, niba kandi utanamwifuza mu buriri nabyo ndabyumva, ariko nanone mwana wanjye ntabwo ibintu byose umuntu yifuza ariko abibona. Ikindi kandi buriya ubuzima nibugutera amabuye uzayubakisha inzu, uzagerageza uyakoresha ikintu cy'umumaro. Ati rero ndakwinginze, ndashaka kugusaba ikintu, gerageza maze ubane n'uriya mugabo nibura imyaka 2 kugira ngo umwana wawe avukire mu rugo rurimo papa we, kandi mufatanye kumurera nibura iyo myaka 2 y'ibanze. Bigerageze kandi ukora ibishoboka byose kugira ngo witware neza kandi ubishobore. Uriya musore ni umwana mwiza ndabizi, nta kintu kiba azagukorera. Ikindi kandi burya ibyo umugabo byose yaba afite adafite umutima mwiza ntacyo byaba bimaze, ariko nanone ibyo yaba adafite byose afite umutima mwiza, ibyo biba bihagije. Ngaho rwose bigerageze, kubera ko n'ubundi burya abamama bitangira abana babo. Bikore kubw'umwana wawe, ihangane mumarane imyaka 2 maze ubanze ubyare, n'uwo mwana abanze akurire gatoya mu rugo rwa papa we. Bigerageze maze imyaka 2 nishira nta kibazo muzatandukane. Flora rero abyemerera mama we rwose uri kumubwira turabizi ko nta kibi nakwifuriza, ibyo nkwifuriza byose ni byiza. Flora yumva inama za mama we maze akabimwemerera, akamubwira ati ngiye kumarana imyaka 2 gusa na Angela, nishira tuzatandukana. Gusa mama we mu mutima w'abatekereza ati mu by'ukuri imyaka 2 nishira Flora atarakunda Angela azaba atazigera namukunda, atariko mu kwizera ndabizi neza ko bazaba barakundanye kandi azaba yarabonye ibyiza byinshi by'uyu musore. Flora ava iwabo yisubiyeho rwose kandi yiyemeje kugerageza. Araza asanga Angela mu cyumba, yinjira rwose amusekera, akamwicara imbere, akamureba mu maso ari no kumusekera. Ahita amwegera nk'ushaka kumusoma, ariko yaba acyumva umwuka we agahita yigirayo. Ahita ahaguruka ati ntabwo nabishobora rwose, sinabibasha. Angela aribaza ati ese ndi kunuka mu kanwa? Ahita yihuha mu kiganza maze akihumuriza, ariko akumva ntabwo rwose afite umwuka mubi. Hashira iminsi mike rero maze papa wa Flora akamutumaho. Flora
ajya iwabo maze akicarana na papa we bakaganira. Papa aramubwira ati mwana wanjye rero impamvu nagutumyeho nagira ngo tugire ibintu tuvuganaho. Ati urugo buriya ni isomo rikomeye, ni ishuri umuntu uwo ari we wese atapfa kwiga ngo atsinde, ariko nanone ni ishuri umuntu arangiza agasanga rwose ririmo umunezero. Ati urugo ni urugendo rutoroshye ariko nanone ni urugendo rw'ibyishimo. Ati rero reka nguhe ubuhamya bumwe. Ati rwose ibyo ngibyo uri kuvuga ngo umugabo wawe ntabwo uba wumva umushaka ko mukora urukundo, ndabyumva cyane. Ati ngiye ubuhamya nshaka kuguha, ati burya mama wawe ntabwo ari we twari kubana. Ati nari mfite umukobwa nakundaga, mama wawe rero ni mama wanjye waduhuje. Arambwira ngo uriya mukobwa ngo ni umukobwa mwiza ngo kandi yavamo umugore ubereye urugo. Gusa nabanje kutabyumva kuko numvaga ngomba gukora ubukwe n'uwo mukobwa nikundiraga. Gusa nyuma nabitekerejeho numva ngomba kubaha mama wanjye kandi nkubaha ibyo yavuze kuko numvaga bishobora kuba rwose ari ukuri. Nahisemo rero kubana na mama wawe nubwo atari we nakundaga. Ariko ubu ndagira ngo nkubwire ko bansabye kongera guhitamo uwo tubana, nahitamo mama wawe inshuro imwe nkongera nkamuhitamo ubwa kabiri, nkamuhitamo n'ubwa gatatu, nkamuhitamo n'ubwa kane. Ubwo rero nashakaga kukubwira yuko buriya ibyo uvuga ngo umugabo wawe ngo ntabwo umwishimira ni ibintu biri mu mutwe wawe. Guhera uyu munsi noneho ushyire mu mutwe wawe ko ugomba gukunda umugabo wawe n'umutima wawe wose. Ibyo rwose niko bizagenda, ndabizi neza. Bikore ku bwa papa wawe, bikore ku bwanjye, kandi ndabizi bizagenda neza cyane. Ndakwinginze rwose binyemerere mukobwa wanjye nkunda, genda ushyire mu mutwe wawe ko ugomba gukunda umugabo wawe, ubyishyiremo ari byo byonyine utekereza. Flora ahita abwira papa ati yego rwose papa nzabikora ku bwawe. Papa ahita amufata ibiganza maze akamubwira ati Imana ikuyobore, reka rwose ngo usengere kandi bizagenda neza ndabizi. Flora rero arataha agasanga Angele yamuteguriye amakado menshi. Yahereye ku muryango atereka kado ya mbere, kado ya kabiri muri salo, aba yagiye rwose azishyira ahantu hose ari bunyure. Angele nawe ari hafi aho, Flora aterura iya mbere akayifungura maze agahita yishima, agahita asimbukira. Angele ati sheri, ati wakoze cyane kubw'iyi mpano wanteguriye. Bahita baza bafatanye rero maze Angele agahita amubwira ati hindukira, areba no muri salo ku meza agahita abona indi kado, akisimbiza akabyina ati n'iyindi mpano se. Angele ati cyane. Flora arafungura maze agasanga ni inkweto nziza cyane zitagira uko zisa. Angele ati nyine ndabizi ko ukunda inkweto, niyo mpamvu rwose nazo ndazikuguriye. Flora arishima cyane maze akabwira Angele ati ndakwinginze uyu munsi nsaba ikintu cyose wumva ushaka. Ati ndishimye ku buryo udashobora kubyumva. Angele aramubwira ati kubera iki se tutajya mu cyumba? Flora ahita amubwira ati hoya, ati ahubwo reka tujye muri ya resitora nkunda y'Abashinwa. Angele ati nta kibazo twajyayo, ariko nyine nitugaruka nawe urabyumva. Flora ati ndabitekerezaho neza nta kibazo, gusa baba bari guseka ari nako bahoberana bishimye cyane. Bahita rero bitegura maze bakajya gusangira. Nijoro rero baraza maze bakaryama. Flora arasinzira maze yaza gukanguka agasanga Angele akicaye ari muri mashini ari mu kazi. Flora ahita amubwira ati sheri, aturakicaye, aturacyari mu kazi. Ahita abyuka nawe akicara maze akareba uyu mugabo we ati uracyari mu kazi kandi? Angele ati cyane, ndacyakarimo, kabaye kenshi. Ati wese wasinziriye neza? Flora ati cyane rwose, ndumva meze neza nta kibazo. Flora rero areba ku kameza kaba kari iruhande rwa Angele maze akahabona akandi kantu kameze nk'ak'impano. Ahita amubaza ati icyo ni igiti kuri iruhande? Angele ahita agaterura atanarebye maze agahita amuhereza ati rebamo. Arebamo agahita asanga harimo umukufi mwiza cyane. Flora ahita avuga ati ariko sheri, ati uyu munsi urashaka kunyicisha ibyishimo. Ati mbega umukufi mwiza cyane. Ati none se uyu mukufi ko ugaragara nk'uhenze cyane, ubu noneho rwose ntiwawuguza amafaranga arenze?
Angel ati nyine urahenze kubera ko wowe ukwiye ibyiza kurenza ibyo ngibyo, ati ntacyo ntaguha na kimwe ngifite. Flora arishima cyane maze akamubwira ati wampitiyemo neza rwose, ati ahubwo ndumva bintindiye kugira aho tujya maze nkawambara. Angel nawe ahita amubwira ati nanjye nuko ndashaka kukubona rwose wambaye. Flora rero ahita amuryama mu gituza maze akamubwira ati sheri, ati uyu rero ni umwanya mwiza wo kukubwira icyo ntekereza, ati nahisemo rwose ko tutagomba kuzatandukana, ati ntabwo ngikeneye divorce, singikeneye gutandukana nawe, ndashaka ko tubana ubuziraherezo. Angel ahita amuhindukiza akamureba ati koko se, ati nibyo, ati ndumva mbuze uko mvuga, mbuze uko nifata, ndishimye cyane, ati ndagushimiye kandi mukunzi. Flora ahita akurura Angel ati ceceka wigira ikindi kintu wongera kuvuga, maze bagahita binjira muri kuvurori, agahita yiyorosa agatangira gusomagura Angel. Angel rero ahita yishima cyane rwose kubera ko aba abonye urukundo rw'ubuzima bwe. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe kugira ngo n'izindi zijye zikugereraho ku gihe. Niba kandi inkuru yakuryoheye, jya ukora like tumenye ko ibintu byagenze neza. Ndabakunda rero nk'ibisanzwe.